ni igikorwa polisi ikorera mu ntara y'Amajyepfo yakoreye muri ibi bitaro bya Kabutare kijyanye no kwigisha, guhugura, kwibutsa abayobozi, abakozi ndetse abarwaza bari muri ibi bitaro bya Kabutare uruhare rwabo mu bijyanye no kwirinda, gukumira no kurwanya inkongi y'umuriro. Ubukangurambaga rero polisi y'u Rwanda ikorera mu ntara y'Amajyepfo ikomeje gukora muri twa turere 8 tugize intara y'Amajyepfo ku bufatanye n'abaturage ndetse n'izindi nzego, hagamijwe kubibutsa uruhare rwabo, inshingano zabo mu bijyanye no kwirinda, gukumira ndetse no kurwanya inkongi z'umuriro, cyane cyane ko murimo murabibona ko turi mu gihe cy'impeshyi. Ni ibikorwa rero polisi irimo ikora ku bufatanye n'abafatanyabikorwa bayo. Ni muri urwo rwego rero uyu munsi iki gikorwa cyakorewe hano muri ibi bitaro bya Kabutare, aho abakozi bakorera muri ibi bitaro, abarwaza ndetse n'abandi bose bari baje bahagana, aho bahuguwe ibijyanye no kwirinda, gukumira ndetse n'inkongi y'umuriro. Ibyo byose bigakorwa hagamijwe rwose iyi mpeshyi turimo ko ibijyanye n'inkongi y'umuriro tubyirinda, kandi birashoboka. Twabigishije rero ko bakoresha ibikoresho bitandukanye bijyanye cyangwa byakwifashishwa mu gihe habayeho inkongi y'umuriro. Ngira ngo mwabonye uburyo tubigisha ibijyanye no gukoresha fire extinguishers, ibijyanye n'inzira bashobora gukoresha cyangwa ubutabazi bw'ibanze bashobora gutanga mu gihe habaye inkongi y'umuriro, bafasha baba abakozi babo ndetse n'abarwayi n'abandi baba baje babagana muri ibi bitaro. Ari byo twita inzira bakoresha kugira ngo babandi bakuraho inkongi y'umuriro yabereye babageze kuri assembly point nta kibazo bigeze bagira. Hanyuma tunabibutsa kandi ko bafite inshingano zo gufasha babandi bahungishije cyangwa bakoreye evacuation, ku buryo babafasha no kureba first aid kit cyangwa ibikoresho by'ibanze byafasha mu butabazi bw'ibanze mu gihe barimo bahungisha babantu bakura hahandi habereye inkongi y'umuriro. Rero ni amasomo maremare, n'amahugurwa polisi ikomeje kugenda itanga ku bufatanye n'abafatanyabikorwa bayo, bigamije gukumira inkongi y'umuriro by'umwihariko muri iki gihe cy'impeshyi turimo. Tuzi neza ko muri iki gihe cy'impeshyi inkongi z'umuriro ziriyongera, ariko twibuke ko na hahandi mu mago aho dutuye twabibukije uburyo bashobora kwirinda inkongi y'umuriro ishobora guturuka kuri gazi, ku buryo bamenye uko bayirwanya, uburyo banitwara na cya gihe ya gaze ishobora kuba iturutseho inkongi y'umuriro. Ese bakoresha iki? Ibikoresho bafite hariya mu ngo, bwabo burangiti bakabufata bakabushyira mu mazi bakabutosa, hanyuma bakaba bazimya inkongi y'umuriro. Uburyo bakwiye kujya bareba gaze ndetse no kubibutsa ko gaze bakoresha mu ngo zabo bakwiye kuba bibuka gushaka icyo bita gaze detector. Igihe gaze ishobora kuba yahitisha, kari agakoresho kabafasha kubereka ko gaze yaba irimo ihitisha, ku buryo kagira ubutumwa gatanga kabwira urimo ukoresha iyo gaze ko irimo imeneka, kishobora guturuka inkongi y'umuriro igihe cyose bacana umuriro. Ibyo rero byose nibyo twagiye tubibutsa, kandi mwabonye yuko babyumvishije banabyishimiye. Ni ibikorwa rero polisi ikomeje ikorera mu ntara y'Amajyepfo, ku buryo ubukangurambaga bukomeza hirya no hino, abaturage bagenda bibutswa uruhare rwabo, abafatanyabikorwa bagenda bibutswa uruhare rwabo mu bijyanye no gukumira no kwirinda no kurwanya inkongi y'umuriro. Ni ibikorwa dukomeje rero. I have been here for like 1.5 months, so in Kabutare Hospital. Today we have been trained on fire safety. We have been trained on how to use the fire extinguisher in case of the fire. We also have been trained on the emergency evacuation in case if something emergency happen. This is the first time I hear about the fire safety. Like I'm going to call the police, like there is fire here, come, you have to come. At this time I can use the train I have been trained for. I'm going to use the blanket
So I put it in the water and I go to the source of the fire and we cover. This is the first one. And if I have extension, I can use it also in case if the police are late or something like this. Yes, I'm ready to help, and I'm ready also to let them know how to use this safety, fire safety. Nitwa Nzitonda Serge, ndi umunyeshuri muri Kibogora, naje no kwimenyereza ibijyanye n'ubuvuzi bw'amenyo, ari nabyo niga. Hanyuma uyu munsi twagira amahirwe yo guhabwa amahugurwa na Polisi y'u Rwanda, dufatanyije n'ibitaro bya Kabutare. Amahugurwa adufashije cyane kuko twabashe kumenya amakuru ku byo tutari tuzi, tugendeye ku byo twabonaga mu buzima busanzwe, harimo ibyo bikoresho ariko tutazi kubikoresha. Icya mbere byatwigishije ni uko twakoresha ibyo bikoresho. Icya kabiri kandi ni ukugira ubumenyi bwisumbuye mu kwirinda inkongi z'umuriro, kwirinda ibindi byose, kugabanya impfu muri rusange ziterwa n'umuriro. Ibi kandi bigashobora kuba bizatuma ubuzima bw'Abanyarwanda bushobora kugenda neza mu myaka itaha, kuko impfu ziterwa n'inkongi z'umuriro zaba zagabanyitse. Kuri njye ntabwo ari ubwa mbere, ariko hano icyo nize ni uko hari uburyo bwinshi bwo kuzimya inkongi y'umuriro. Icya mbere ni uko nk'ubu ngubu twize uburyo dushobora gukoresha ibikoresho byo mu rugo, ari biriya biringiti byo mu rugo ndetse n'ibindi bikoresho byo mu rugo mu gihe habaye inkongi ziri solid, ku bikoresho bisanzwe, gukoresha amazi, ibyo ngibyo ukabikora bidashobora kukwangiza. Hanyuma muri rusange ni ibyo ngibyo dushobora kuba n'ibyo ngibyo twigiye hano bizadufasha mu kugabanya inkongi z'umuriro. Kuba polisi iduha aka kanya ni igikorwa cyiza cyane, bitewe n'uko ubu bumenyi budufasha mu buzima bwa buri munsi. Icya kabiri ni uburyo bwo kugabanya, bwo gukorana hagati y'abaturage n'abapolisi, bigashobora kuba byatuma n'ako kazi k'abapolisi ko kwiyegereza abaturage biba byiza cyane. Ikindi bumenyi dukuye hano tuzabukoresha ahantu hagiye hatandukanye, yaba ari mu buryo mu buzima busanzwe mu rugo ndetse n'ahandi hose mu tuzi twa buri munsi tugenda dukora. Amazina yanjye nitwa Mizero Belascovia, umunyeshuri muri Kibogora Polytechnic mu bijyanye no gutera ibinya. Turi hano nyine turi kwimenyereza umwuga muri internship. Iki gikorwa nyine uko nakibonye twagira umugisha uko baza kutwigisha ku bijyanye nabwo, cyane cyane nk'abantu tuba nko muri ghetto, mu mahosteli, ukuntu dukoresha amagaze. Nyine tugenda duhura n'ibibazo bimwe na bimwe, ukagura nk'urutambi ugasanga ntirukora, cyangwa ukajya urucana ugasanga gaze iri gusohoka. Rero twagira umugisha nyine no kumenya ukuntu biba byagenze n'ukuntu twazajya turwana nayo muri iyo situation, igihe duhuye nayo tukamenya uburyo tuyihandoringa nayo tukayivamo neza. Rero n'indi n'ukuntu mu gihe duhuye n'inkongi y'umuriro turi ahantu runaka, ukuntu twabasha kuyivamo neza kandi tukirinda n'abandi tuba turi kumwe, tukabasha kubigisha. Ikintu twayibwira, twayishimira cyane byimazeyo, kuko itumye tugira ubundi bumenyi bwisumbuye ku byo nyine ntabwo twari tubizi. Ni ubwa mbere ngira amagisha yo kujoininga, kuba nyine n'abandi muri kumwe nabo, nkumva nyine ibintu bari kutwigisha ku bijyanye n'inkongi y'umuriro byisumbuyeho. Nyine nuko tubashimiye cyane kubw'umugisha twagiriwe nabo kuba kaza kutujoininga. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Umugisha Pascal, nkaba ndi umunyeshuri muri Mount Kigali University. Mu by'ukuri nari ndi hano nk'umunyeshuri wimenyereza umwuga muri Kabutare Hospital, ariko ndabanje gushimira Polisi y'u Rwanda yabashije kuza kuri uyu munsi, ikabasha kuza kuduhugura mu bijyanye no gukumira inkongi y'umuriro. Mu by'ukuri ni kenshi duhura n'inkongi y'umuriro kenshi aho dutuye, yaba mu mageto, yaba mu mazu, hari ibijyanye na gaze, ariko kenshi tukabura ubumenyi bw'ukuntu twakumira iyo nkongi y'umuriro, n'igihe bibaye abenshi tukiruka ariko tutazi ngo turagana he. Mu by'ukuri rero kuri uyu munsi twaronse ubumenyi butandukanye muri ubwo buryo twakumiramo inkongi y'umuriro, aho twabashije kumva neza ubundi inkongi y'umuriro yava hehe, inkongi y'umuriro twayirinda gute, ase ibaye twafashwa n'abande. Polisi y'u Rwanda igereza no kuduha nimero z'ubutabazi bw'ibanze twabasha guhamagara mu gihe duhuye n'iyo nkongi y'umuriro. Mu by'ukuri byari byiza cyane,
ndizera ko aho tuzajya hose cyangwa se n'aho twasubira no ku kigo cyacu tuzageza gusangiza ubumenyi n'abagenzi bacu batabonye ayo mahirwe ku buryo ki abaturarwanda bose bazagerageza kuba babasha kubona ubumenyi bw'ukuntu bakirinda iyo nkongi y'umuriro mu gihe ije. Murakoze. Twanyirahabimana Godelive muri bitaro bya Kabutare, ndi umukozi ushinzwe ireme ry'ubuvuzi cyangwa se uwo twita Quality Improvement Officer. Mbere na mbere ndashimira Police Nationale y'u Rwanda uburyo ikomeza kutuba hafi, by'umwihariko Fire Squad Brigade uburyo yadutekereje ikumva ko tugomba kubona aya mahugurwa. Turabashimira rero, turabashimira by'umwihariko uburyo badahwema kutuba hafi umunsi ku munsi, ari nabwo mwaduteguriye aya mahugurwa. Icya kabiri, turabashima uburyo mukomeza gutekereza ibitaro byacu kugira ngo muduhugure muduha amahugurwa ajyanye no guhangana n'inkongi y'umuriro ndetse no kuyirwanya. Ibyo turabibashimira. Ikindi, mwaduhuguye, mwaduhaye amasomo meza, mwatweretse uburyo dushobora guhangana n'inkongi y'umuriro, uburyo dushobora kuyirwanya, uburyo dushobora kwirinda ndetse n'ibyayiteza. Inkongi y'umuriro rero hari nubwo twigeze kuyigira aha, ndetse kandi tuza kuyirwanya bigenda neza kubera amasomo mukomeza kugenda muduha. Turabashimira uburyo muzirikana institution n'ibitaro byacu birimo, mugakomeza kudufasha ndetse no kutuba hafi. Mu by'ukuri mwaduhaye byinshi, mwatwigishije, mwatweretse igishobora guteza inkongi y'umuriro, uburyo iramutse aho ishobora kubera, yaba mu ma office dukoreramo, yaba aho twakirira abarwayi, yaba aho dukorera, yaba serivisi yose, aho hose dushobora guhura n'inkongi y'umuriro, cyane ko n'ibitera inkongi y'umuriro mwabitweretse kandi n'ubundi muhora mubitwereka umunsi ku munsi. Ni ubufatanye. Uyu munsi rero wabaye w'akarusho ko twanakoze n'imyitozo yo guhangana n'iyo nkongi y'umuriro igihe tuyibonye. Rero turabashimiye, kandi ibyo mwatweretse nibidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Uretse na hano mu bitaro turi no mu ngo zacu dutuye, bamwe turubatse cyangwa se n'abatubatse, dufite abanyeshuri aha ngaha baba bari mu mageto, nabo twabonye uburyo bagomba kuhangana n'inkongi y'umuriro igihe bahuye nayo. Ibyo mwatwigishije ni byinshi kandi twabifashe. Igisigaye ni uko igihe duhuye n'inkongi y'umuriro tugomba kwitabaza bya bindi byose mwagiye mutwereka, ariko nanone twanahamagaye n'ubundi polisi ya Fire Brigade kugira ngo izidufashe guhangana nabyo. Mu by'ukuri rero imyitozo twakoze yadushimishije. Ibyo mwatwigishije bibaye bidafite pratique byasigara bigasigara aho ngaho, ariko twashimiye cyane uburyo mwatweretse uburyo twahangana na ya nkongi y'umuriro igihe bibaye. Icyo tubijeje rero nuko amasomo muduhaye nayo dukoresha mu ngo dutuye, akazi dukora, aho tunyura hose turabatabazi. Natwe tugiye kuba abambasaderi, twigishe n'abari hirya no hino. Abarwayi bacu mwabonye ko bari bahari, biriya byakomeje gufasha muri karite. Rero twabashimiye by'umwihariko ku buryo bituma n'ubundi tugenda twiyongera mu bumenyi, ku bufatanye bwanyu bwiza. Twabashimira, ariko tunabasaba no kuzagaruka kugira ngo tujye dukomeza guhozaho, kuko n'ubundi amasomo ni uguhozaho. Ndabashimiye rero by'umwihariko muri ya serivisi nababwiye ya Quality Improvement, n'ubundi turemprovinga, twigisha abarwayi, twigisha abakozi, hanyuma karite ibe neza, tugira ubuzima bwiza buzira inkongi y'umuriro. Murakoze. Kwa Dr. Jean Pierre uzaba kiriho, nkaba ndi umuyobozi hano mu bitaro bya Kabutare ushinzwe gukurikirana ibikorwa by'ubuzima ndetse no muri zone yacu. Hanyuma turashimira cyane mbere na mbere aya mahugurwa y'uyu munsi. Ku bufatanye rero na Polisi y'u Rwanda, kuri uyu munsi ku itariki ya 19 z'ukwa munani 2026 twongeye kugirirwa amahirwe y'uko twabakiriye mu bitaro kugira ngo mwongere kuduhugura ku bijyanye no gukumira no kuzimya inkongi y'umuriro. Ni igikorwa rero dukunda kugira hano ku bitaro bya Kabutare ndetse no ku bindi bitaro bitandukanye buri mwaka, ariko kigakorwa mu bihe bitandukanye bitewe n'uko ibitaro byagiteguye. Iki gikorwa Minisiteri y'Ubuzima
ikidusaba ko tugikora mu bijyanye na quality improvement accreditation process. Kirakorwa rero, ntabwo ari ubwa mbere, no mu mwaka washize aya mahugurwa yarabaye, aho abakozi basaga 300 n'ubundi barahuguwe. N'ubu ngubu nekereza ko umubare wahuguwe ntabwo ndabara neza ngo ndebe imibare uko ingana, ariko ni umubare ushimishije. N'ubutaha turishimira ko muzagaruka kandi tugakomeza gufatanya muri capacity building yo guha ubumenyi abakozi, kuko ari hano mu bitaro cyane cyane niho tuba turi umunsi ku munsi, iminsi 5 muri 7 cyangwa se 6 muri 7 tuba turi hano mu bitaro. Hano rero nkuko twabibonye mu bitera inkongi, harimo umuriro, hakaza igishya cyangwa fuel, hakaba hazamo na oxygene. Umwuka rero wo uba ahantu hose. By'umwihariko hano mu bitaro bya Kabutare dufitemo ibishya byinshi, cyane cyane harimo oxygene, kuko tuyifashisha turimo kuvura abarwayi bagize ibibazo byo kubura cyangwa byo kugira umwuka mukeya. Icyo gihe rero ibyo ngibyo mu gihe abakozi badafite ubushobozi bwo kuba bagira icyo bakora habaye icyo kibazo cy'inkongi, byaba ari ikibazo gikomeye cyane. Ariko turashima cyane rwose kuri aya mahugurwa ku bufatanye na polisi y'igihugu mu kuza kuduhugurira abakozi basaga 300 dufite hano mu kigo. Turizera ko bose bizabageraho, cyane ko nibwo bahuguwe ubushize, ariko haba harimo n'abandi bashyashya. Abo bashyashya rero baba bakeneye guhabwa ubwo bumenyi. Tukaba rero tubizeza ko aya mahugurwa atazaba imfabusa, ari amahugurwa tuzakomeza gusigasira tukayageza no ku bandi. Harimo wenda bakiya batabashe kuboneka, iki gihe natwe exercice tuzakomeza tuyikore hano ku bitaro, kuko dufite abashinzwe ibyo bikoresho by'ikoranabuhanga hano mu bitaro bishobora kuba byakwatakwa n'izo nkongi z'umuriro, cyane aba biomedical technicians. Abo ngabo baradufasha bakabasha no guhugura abandi, kimwe n'ushinzwe environment, natwe n'ibitaro bakapacitatinga kugira ngo tubashe kuba twatanga ayo mahugurwa buri wese ayagiremo uruhare. Iki gikorwa rero mu by'ukuri badusaba ko tugomba guhugurwa twese 100%. Bivuga ko rero buri wese bigomba kumugeraho kandi agahabwa aya mahugurwa, akagira n'amakuru afatika mu kuba yabasha kuzimya iyi nkongi y'umuriro. Ubwo rero mu izina ry'ibitaro bya Kabutare turashima cyane, turashima polisi y'u Rwanda yigomye umwanya ikaza kuduha aya mahugurwa. Tuba tubizi ko baba bafite akazi kenshi, ariko kuri itariki bavuze bati mureke tugere ku bitaro bya Kabutare tubafashe guhugura bari abakozi, tubahe iriya capacity. Ni capacity building nziza cyane, ni ubumenyi utapfa gukura ahantu hose. Aho twize mu ishuri ubwo bumenyi haba hariho nose, ariko ntago mu byo kuzimya biba birimo. Ubwo rero ntekereza ko na certificate ibikenewe, bibaye ngombwa akaduha na certificate, tukuba tuyifite ko twahuguwe, bishobora kuba byagufasha na handi wajya gukora. Ni added value mu byo umuntu aba akora, kugira ngo bibe byamufasha kuba yakumira iyi nkongi mu gihe bibaye ngombwa. Numva kwa rugushima cyane, kandi message twayumvishe. Ubu bumenyi turakomeza tubusigasire ndetse tubutransmitting ku bandi bakozi bose muri rusange. Ubwo rero mudushimirire ababatumye, inzego z'igihugu, Minisiteri y'Ubuzima dufatanije kuyobora n'ibitaro, ko rwose twabashimiye cyane.